Iyi nkuru reka tuyihere mu karere ka Nyagatare. Kuri uyu wa gatatu ahagana saa saba n'igice z'amanywa, aho uhawe n'Imana Esther atawe muri yombi n'inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubugenzacyaha akekwaho kwica umusore w'imyaka 21 y'amavuko, Maniragaba Eric. Twaganiriye n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubugenzacyaha. Twanaganiriye n'ukekwaho kwica uyu musore w'imyaka 21 Maniragaba Eric. Ariko mbere yaho gato twabanje kuganira na gitifu w'akagari. Mwongeye kwirwa giti? Mwiriwe neza. Ubushize twari twaganiye utubwira kuri iki kibazo cyabaye hano, ese leta hari ubufasha yabahaye bundi? N'ubu urahageze, umunyabyaha yafashwe, usanze inzego zinkuriye z'umutekano zamujyanye aho agomba kuba ari. Uravuga polisi cyangwa uravuga RIB? Ni polisi yamujyanye, ariko na RIB hano hafi irahari, nayo nyine yagize iperereza ikora. Umbwiye ko wakoze icyaha mwamufashe, ese yaba yababwiye icyatumye akora ari amahano? Nawe urabona afite ubwoba, nyine bisaba ko amanza gutuza, nyine tukaza kumenya nyuma icyabimuteye. Ntabwo arababwira icyamuteye gukora biriya bintu? Ntabwo arakivuga, arakinangiye umutima, nyine ntabwo aratubwira twerurira tubwire ukuntu bimeze. Ese yaba ari mwe mwakoze iperereza cyangwa ni inzego z'umutekano nkuru nk'uko babitubwiye? Inzego z'umutekano nka RIB, polisi bakoze iperereza, ariko natwe nyine nk'abayobozi twakoze iperereza kugira ngo tumenye ahantu ari, kugira tumushikirize inzego zidukuriye. Ese uwo muntu ntabwo yigeze ahakana ku buryo icyaha baba bakimushyiraho? Oya, nta kuntu yahakana, yarabikoze n'abaturage bareba, ibintu byaragaragaraga. Ariko njye ntabwo numva impamvu umuntu yaba yarakoze icyaha abantu bahari ariko akaba atabasha kuvuga icyatumye akora ibyo bintu. Impamvu ni ibyo yitekerereza, nyine niyumva ari ngombwa azabitubwira, ariko twebwe kubw'iperereza ryacu umuntu twaramufashe, kandi turabizi neza ko ari we, n'abaturage bari bahari bahamije ko ari we. Niba barahamije ko ari we, ubwo birumvikana umuntu wari witabye Imana babashije kumushingura? Umuntu wari witabye Imana kumushyingura nabwo baramushyinguye nyine, ndumva ibyiwe byo nta birenze. Ese kuba baramushinguye ntabwo byaba byarangiye gutyo nyine, kuko adashoboye kuba yakwivugira nyine n'umurambo bamaze kuwushyira ahantu ugomba kujya? Ntabwo byateza ikibazo uwo muntu wabikoze akaba yabasha kugira uburyo cyahakanamo? Nta mpamvu yo kubihakana, kubera tubikora ibyo ngibyo mbere y'uko ashingurwa. Twaragiye tujya gukora autopsy, ibyavuye muri autopsy nyine batanze uburenganzira ko umubiri washyingurwa, kugira ngo ureke gupfa nabi uri hariya, ushyingurwe, ibindi dusigare dukurikirana umunyabyaha. Umunyabyaha ahantu yari hafi hano cyangwa yari yarenze igihugu? Mwamufatiyemo imbere mu gihugu? Twamufashe atarasohoka igihugu, ariko nabyo byari biri mu nzira, kuko ahantu twamukuye byari nk'iminota nka 30 kugira ngo agere mu gihugu cy'abaturanyi. Ni ukuvuga ngo yari yashatse kwambuka. Ese mumufata icyo gihe ntabwo yari akibasha kuvuga kugeza na n'ubu? Tumufata ntabwo yari ari kuvuga, nyine ku bw'amakuru baduhaye twaragiye aho tumusanze, nyine kitubona hitaba nk'ikiragi, nyine nta kintu yigeze adutangariza. Afite umwavoka cyangwa hari umwavoka yabasabye nka leta? Ntago igihe cyo kujya mu rukiko kiragera. Polisi nibamara gukora iperereza ryabo na RIB bakabona ni ngombwa ko ahita ajya mu rukiko, baramushyira mu rukiko. nawe nta mwavoka afite, leta urabizi itanga abavoka bakakuburanira. Watubwiye ko RIB yageze hano ndetse na polisi, ndimo ndabibona hano hirya. Reka nayo tuganire nayo twumve niba hari amakuru yandi yaba afite kurenza ku makuru duhaye, twumve wenda niba hari icyo yadufasha nayo. Ntari bimubavugishe, nta kibazo mwabavugisha mukumva. Murakoze cyane. Nawe urakoze. Twanaganiriye n'umuyobozi wa sitasiyo ya polisi, turi kumwe Aimable. Mwiriwe afande? Mwiriwe neza. Amakuru? Amakuru yanjye ni meza. Njyewe ubundi mbonye inzego z'umutekano mpita niyumva ko ahantu habaye ikibazo. Ese mwamwageze hano mu buhe buryo? Mu buryo twahageze, ejo bundi hano habaye ikibazo, ngira ngo nawe urareba ko ari kuvoma hano. Twarahamagawe ngo hari umuntu wahapfiriye, ariko uwamwishe
ntabwo bari bakamufashe, ariko twamufashe, bari mu maboko yacu. Twagerageje kuperereza neza dufatanyije na RIB, duhana amakuru, ubwo tubasha kuba twafata uwo muntu. ese abenshi ko bavuga ngo inzego z'umutekano cyane cyane polisi namwe ngo mukunda kuhagera ibintu byarangiye, ese namwe niko byari bimeze? Oya, ntabwo ariko byari bimeze, kandi ibyo ngibyo kuvuga ngo dukunda kugera ahantu ku kibazo cyarangiye, ntabwo ari byo, ahubwo ni amakuru aba yatanzwe, mbese n'inzego ziri hejuru bikatugeraho bitinze, wenda tukaba twahagera wenda ikibazo gisa nkaho kiri gusozwa, ariko iby'ibanze tuba twabikoze tukabikurikirana neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ubutaha igihe icyaha cyari cyabereye hano njyewe magera nahageze hakiyemo nk'iminota 30 bibaye, ariko baza kumbwira ngo polisi bayibwiye, ariko nahavuye mutarahagera. Ese cyaba ari ikibazo cya transport cyo kuva aho mukorera mugera hano, cyangwa hari ibindi bindi kwa kundi akazi kanyu kaba karadindiye? Akazi tuba turi mu kazi kenshi, usanga baraguhamagaye, hano habereye ikibazo kandi turi mu kindi kibazo ntabwo kirasobanuka, ugasanga nyine bibaye imbogamizi, n'imihanda iki gihe ahenshi ntabwo irakorwa neza, ugasanga turagiye dusanze ahantu ni ibishanga, tubuze n'aho tunyuze imodoka yacu, ugasanga nyine bibaye ikibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ikibazo cy'abapolisi bake mu gihugu cyangwa sinzi? Oya, ntabwo ari ikibazo cy'abapolisi mu gihugu bakeya, ahubwo ni ibibazo biba byabaye ahubwo mu gihugu byinshi, tuba turi gutegura, turi no kwitaho cyane. Ahubwo nibwira ko mukorera nko mu murenge umwe, sinzi niba wenda uvuye hano muri Nyagatare ufite kujya Gicumbi ukajya za Kigali, simukorera mu murenge umwe? Dukora mu murenge umwe, ariko hari ahantu haba habaye ikibazo gikomeye, ugasanga abenshi niho bagiye gukemura, rero ugasanga wenda nka gitifu w'aka kagari araduhamagaye, tukamwihanganisha tukaba bati mu kanya iyi sayi n'iyi turaba twahageze, ariko ndakeka twahagereye igihe uyu munsi umuntu twamufashe. Wenda twari dusa nk'aho dutandukiriyeho gato cyane, nari mwinjiriye cyane, ahubwo twaje hano mu buryo bw'iki kibazo. Ese kumbwiye ngo umuntu mwamufashe wakoze icyaha, mwaba mwamuganirije? Kumuganizaho ntabwo byakozwe, kuko nawe ntabwo arimo aravuga, ariko aho araganirizwa harahari, kuko icyo twakoze ni ukumufata, nta terabwoba twamushizeho. Mufite icyizere ko ari buvuge? Icyizere cyo kirahari pe. Ndabizi nyine polisi hari uburyo mukoramo, ese ntabwo mwaba mwakoresheje bwa buryo bwanyu kugira umuntu mubashe kumuvugisha? Oya, buriya buryo nubwo buriya ntabwo bugikoreshwe kw'iki gihe. Bambwiye ngo n'umuvugizi wa RIB arahari, nawe niba wakoze icyaha nta kintu arabatangariza, natwe turaza gushyiraho akacu turebe ko wenda yatuvugisha. Urakoze ku bw'amakuru duhaye, reka turebe uburyo ki twavuganaho n'ukuriye RIB, nawe twumve niba hari andi makuru yaduha arenze kuri duhaye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twanaganiriye n'umuvugizi wa RIB Mbabazi Queen Orunera. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Mwiriwe nawe? Mwiriwe neza. Amakuru? Amakuru ni meza. Ese ko tubabona hano mwahageze mu buhe buryo? Twebwe turi abavugizi ba RIB. Nawe uri umuvugizi wa RIB? Nk'uko ubibona niko bimeze. Ese ko numva ngo mwageze nk'aho muhagarariye RIB, ikibazo cyaba cyabaye hano cyaba cyabatunguye cyangwa mwari mugabwe mukizi? Ikibazo cyabaye twaracyumvishe, ariko nubwo twacyumvishe urasa nkaho ubona ko turi mu iperereza, ndetse n'umunyacyaha asa nkaho yafashwe, ubu niyo mpamvu ubona turi hano kugira ngo turenganure uwarenganijwe, hanyuma n'umunyacyaha tumushyikirize aho agomba kuba ari. Umunyacyaha wakoze icyaha we, ese ubu twavuga ko ari uwakoze icyaha cyangwa ntago amakuru murayemeza neza ko ari we wagikoze? Ntabwo twakemeza 100% kuko iperereza ntago rikorwa rimwe, riracyarakomejwe, ndetse tugomba kumenya niba hari n'abandi bafatanyije nawe, tukamenya amakuru neza. Ese ko numva ngo iperereza ntabwo rikorwa umunsi umwe, si umuntu mwafashe murekuye abari iwabo mu rugo? Ntabwo agomba kurekurwa, kuko umure ku isaha n'isaha yakangiriza n'abandi ndetse akanabacikisha, niyo mpamvu agomba kuba ari ahari
tukamenya neza niba nta bandi bafatanyije nawe. njyewe iyo uvuze ngo ntago muramenya neza ko ari we wakoze ibintu 100%, bivuze ngo wenda ubwo 50 ararengana, irindi 50 yakoze icyaha. Ese ntabwo mwaba mumuretse cyangwa hari ahandi muraba mumushyize? Ntabwo byashoboka kuko umuntu yemezwa icyaha ari uko ubucamanza ari bwo busohoye umwanzuro w'ubanza. Iyo wasohotse nibwo uba wemejwe icyaha neza, ntabwo agomba kurekurwa. Ese we aramutse abemereye ko yakoze icyaha mwamurekura cyangwa ku bihano hari icyo mwagabanyaho? Nta gihano kigabanywaho, ntabwo ari twebwe dushyiraho ibihano, ahubwo abashinjacyaha ndetse n'urukiko nirwo rusomera umuntu urubanza rwe. Wenda mwe mu iperereza ryanyu umuntu yemeye icyaha, iperereza riba rirangiye cyangwa hari ibindi muba mukeneye kumenya hanyuma yabyo? Iyo icyaha cyamaze kwemezwa ndetse n'umunyacyaha cyemera, tugomba kumenya ko niba nta wundi yafatanyije nawe, hanyuma yatubwiye ko ntawe, natwe ubwacu tugakora iryo perereza tukamenya amakuru neza ko nta wundi, riba rirangira aho ngaho. Ariko bitavuze ko n'ubundi umutekano uba uhagarikiye aho ngaho cyangwa se ipererezwa no ku bindi bintu, ntabwo ari wenyine arega umunyacyaha. None ko mwamufashe, hari ikindi kibazo kindi cyari kigabwe gisa nk'iki muri uyu mudugudu mwaherukaga kwakira? Ntabwo byari biherutse, ariko vuba aha nibwo twari twakira ikindi kirego gisa nk'aho ari urugomo rwabaye, ariko nabyo twarabikurikiranye. Ubu nawe uwakoze icyaha ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Ese mwaba mwaganiriye nawe? Yego twaganiriye nawe, ariko nta kintu ashaka kudutangariza ku byabaye. Kugeza n'ubu nta kintu arababwira? Nta kintu aratubwira. None se nkamwe nk'inzego z'umutekano nta buryo muba mufitemo mwamuvugishamo? Uburyo bwo kumuganiriza rero, hari ukuntu umuntu aba atariyakira mu mutwe we, ariko wenda isaha n'isaha azaganiriza tumenye icyaba cyarabimuteye. Mufite icyizere ko azavuga? Yego kuvuga bwo azavuga. Ubwo igihe mutegereje ko azavuga iperereza riraba rihagaze? Ntabwo rihagarara, rirakomeza nk'uko nabikubwiye. Ntabwo iperereza rikorwa umunsi umwe, rirakomeza mpaka no ku bandi bantu. Sawa, murakoze cyane. Ese tutarabasezerera mwigize muganiriza abaturage? Abaturage twabaganirije, ariko twasanze nabo ubwabo byababereye urujijo. Ntabwo barimo kumvisha buryo ki ikintu cyabereye hano, kuko ari ibintu bitasanzwe bimenyerewe. Ariko nyine natwe byatubereye ikibazo, ariko icyiza ni uko umunyacyaha yafashwe, kandi n'undi utekereza kuzagira icyo akora nawe azafatwa. Yego, none se hanyuma y'ibyo byose byabaye muri aka kagari, muri uyu murenge, muri uyu mudugudu wanyu, sinzi wenda niba ari muri uyu mudugudu kuko mwe nk'inzego z'umutekano mukorera hose. Yego. Kuri ibi byabaye hari inama mwagira, kuko ndabona biri mu rubyiruko cyane, hari inama mwagira urubyiruko cyangwa se abandi bantu batekereza gukora nka biriya? Yego murakoze, nk'uko ubivuze twebwe dukorera hose icyarimwe kandi umutekano ku isonga. Niyo mpamvu rero inama ngiye nagira urubyiruko, bagomba gukura amaboko mu mifuka, bagashaka icyo bakora, bakareka kwirwa bigira inzererezi. Uko bakora inzererezi, uko bigize inzererezi, ni nako natwe twahagurukiye gushinga amagereza menshi. Nibakura amaboko mu mifuka bakore, kandi bazageraho, kuko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza, nibo bazadusimbura. Ese nka buriya musanze mbere y'uko akora biriya yaba yafashe ikintu cy'ikiyobyabwenge, ku bihano hari icyakwiyongeraho? Twabanza tukamenya amakuru, kuko urumva byaba bibaye ibyaha bibiri. Twabanza tugaperereza naho icyo kiyobyabwenge yaba yagikuye, ndetse n'abakimuhaye nabo tukabashyikiriza inzego z'umutekano. Ese ababaye bakinaga kumwe, abana bakina bisanzwe, wenda akamuhirika akagwa nko ku ibuye, mwamureka cyangwa mwamuhana? Agomba kubihanirwa, kuko ubwo uvuze ngo yaguye ku kintu runaka, n'undi yabikora akavuga ko yaguye ku kintu bakinaga. Nyine urabona hari ukuntu abana baba bakina, urugero nko gukina umupira, twabifata nk'impanuka, akaba nk'uwakoze impanuka, ese nabwo muramuhana? Abaye ari impanuka ntabwo yaba yatorotse, yaguma aho ngaho akabanza kuganirizwa, tukamenya neza niba ari impanuka cyangwa se ntiyiruke, kuko urumva ko ni ibintu yagambiriye. Arega n'ubwoba, ubwoba bwo bwonyine bufite kugukoresha ibintu utari watekereje gukora. Afite kwiruka kubera ubwoba, kumva ngo wishe umuntu, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ibyo ni akazi kacu, ibindi mwazabimenyeshwa. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Twaganiriye na nyiri gukekwaho icyaha Uwamahoro Esther. Mwiriwe neza? Mwiriwe? Amakuru yawe? Ese wadufasha ukongera ijwi?
ndimo ndakubaza ngo wadufasha kongera ijwi. nta kibazo nabyongera. Kumbwiye ngo ni byiza, ese ni byiza ko uri mu maboko y'abashinzwe umutekano? hafi ntabwo ari byiza kuko ntabwo byoroshye. Gute umbwira ngo ntabwo byoroshye kandi ibintu bambwiye ngo niwe wabikoze? Nta mpamvu yo gutinya, ni ukuvuga ngo twebwe turi ikinyamakuru dushinzwe kuvugira abaturage, ubaye warenganijwe cyangwa se hari ibindi bintu byishimo watubwira tukaza kukuvuganira. Ese ibintu byabaye niwe wabikoze? nyine byabaye nk'inkomato twari tuje kuvoma, biba nk'inkomato cyangwa umusunitse, njya kumva ngo yapfuye ariko sinabikoze mbishaka. Ko tubwira ngo wabikoze utabishaka, ese mwarakinaga cyangwa ni kwa kundi abantu bajya kuvomo hazamo akantu ko kutumvikana gakeya ukamukoraho akagwa hasi? mukoze hagwa hasi, nimba yarakubise umutwe ku ibuye ntabwo mbizi. Nta cyuma wari ufite wenda ngo waba warakimuteye se? nta cyuma nari mfite. Ni ukumukoraho gusa akagwa. baratabaje ngo yapfuye mpita nirukanka ariko sinabikoze mbishaka. None kuki wumvishe ngo wishe umuntu wihutire kujya kuri polisi? nari mfite ubwoba bwinshi cyane kuko ntabwo biba byoroshye. Ubwoba bwenda byari ngombwa ko ubugira, ariko se nta n'inshuti yawe cyangwa se ngo ube warabiganirije ababyeyi bawe babe bakugira inama? wapi nakomereje ko ndiruka, abaturage babonye ko maze igihe kinini iyi myenda nambaye nibo bayimpaye, sinigeze njya mu rugo kugeza n'ubu. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bawe ntabyo bazi? bifite kuba byarabagezeho sinabimenya. Wenda kuba utarabagezeho ubu ni ukuvuga ngo byarabaye uhita wirukanka utageze mu rugo ngo ubabwire ikibazo kikubayeho wenda babe bakuvuganira? Ihangane, ibi biraza gukemuka, twebwe dushinzwe kuvugira abaturage. Ese ikintu kiri gutuma uri kumva urajya muri gereza? irekure uvuge. njye sinamenya ikirakorwa, gusa nyine ntabwo byoroshye. Ese mbabarira kuko sinabikoze mbishaka. ntabwo wabikoze ubishaka? Ni ibintu byatunguranye cyangwa ubusanzwe mwari muziranye uriya muntu ubashije gukorera biriya? Mwari muziranye uriya muntu? yego. Ese hari ikindi kibazo mwari mugabwe mufitanye? ntacyo. Ubwo wenda ubwo nta kindi kibazo mwari mufitanye, hari igihe ndumva n'inzego z'umutekano ziri kubyumva nabo baraza gukora iperereza, humura baraza kugufungura. sinabikoze mbishaka rwose, mwambabarira kuko nabaye nk'umukozeho gake byari inkoma, numva abantu baratabaje ngaramwishe. Gusa nyine ibi ntabwo biba bisanzwe biba, ariko wenda ubwo bibaye nawe uraza kubiboneramo isomo niba mwakinaga cyangwa se ari inkomato bisanzwe, ariko we humura, abaturage nabo baba babireba ibyahabaye, nabo baraza gutanga amakuru, nabo ni abantu nkawe, baraza kuduha amakuru bavuga uko byagenze, nibasanga urenganwa baraza kukubohora, humura. nta kibazo. None ni iki kindi wabwira abajene bagenzi bawe ndetse n'abo muri mu rungano? ubundi bajya bavuga ngo gukina hari igihe bivamo ibintu bibi kandi mwakinaga. nk'irenge nagira inama yo kujya bitwararika nyine gukina cyane bakabireka, kuko hari igihe bakina bikavamo ibibazo. nk'ubu nk'ibyo ngibyo sinari nzi ko haravamo ibyo bibazo byose, kuko twabaga turi gukomata nyine nk'ibisanzwe, hari abantu benshi mukoraho gake, niba yaba yarakubise ibuye umutwe ku ibuye sinabimenya, gusa nyine ntabwo ibintu byo gukina cyane aba ari byiza, nagira inama yo kujya bitwararika. Ese kuva wahitana uwo muntu cyangwa se wamukora akaba yagira ikibazo akavamo umwuka, wari wamubonaho? wapi sinari nagaruka, ntabwo ndamubona. Sawa, urakoze ku bw'amakuru duhaye,
kandi ugire umutima ukomeye, ndakeka biraza gukemuka kandi neza. nta kibazo. Iyi nkuru tuyisoreje mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Kuwete, akagari ka Bagidade, umudugudu wa Ndibuze. Yari Emmanuel Nzabonimana, Kaduha TV.